turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3, Abaroma 3, Abaroma igice cya 3, turasoma duhere ku murongo wa mbere ndetse dusome n'umurongo wa 2, dusome mu izina rya Yesu. Titre iravuga ngo amahirwe abayuda barusha abandi. Nuko abayuda barusha abandi iki? Cyangwa se gukebwa ku maziki? Abayuda babarusha mu buryo bwose. Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana mu Baroma 3 rivuga ngo mbese abayuda barusha abandi iki? Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo riratubwiye ngo amahirwe abayuda barusha abandi, babarusha muri byose. Imana ishimwe. Ngo irya mbere ngo nuko babikijwe ijambo ryavuzwe n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, uyu munsi muri uyu mugoroba umwizera ijambo ry'Imana mu mutima we, hari ibintu bitatu bijya bigaragara ku buzima bwe. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana rijya rigira imbaraga ku buzima bwe ibihe byose. Imana ihabwa icyubahiro. Muzi ko abadayimoni, muzi ko Satani adashobora guterwa ubwoba n'indirimbo turirimbye. Ntago abadayimoni indirimbo zibakanga, ntago abadayimoni gusimbuka cyane bibakanga. Abadayimoni ntago batinya indimi. Ndavuga indimi za zindi tujya tuvuga, indimi. Ijambo ryavuzwe n'Imana. Haleluya. Iri jambo nihuse rijya rigira imbaraga mu buzima bw'abizera, kubera yuko iri jambo rijya rirusha imbaraga ibihe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirusha imbaraga ibihe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kandi bene data, ndagira ngo ubwire umutima wawe iri jambo, nuko niba ari ibintu Imana yubaha, ijya yubaha ijambo ryavuye mu kanwa kayo. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ijambo yivugiye ubwaryo, iri ngiri ijya ryubaha ibihe ndetse n'ibihe. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu igihe Mose yaganiraga n'Imana, igihe Imana yari imubwiye ngo sinkigendanye n'Abisirayeli, wowe bajyane uzabagezayo, njyewe ugendeye hagati muri bo nabamara. Uzi ijambo Mose yayigaruje, yabwiye Imana, arayibwira ngo Mana, igihe watumagaho muri Egiputa ngo ubwoko bwawe ugiye kubukura mu buretwa ubujyana i Kanani, nubutsindaha, nintagendana nawe ukanyohereza njyenyine. Haleluya. Aba muri Egiputa bazumva amakuru. Haleluya. Yuko utakomezanyije ko bamwe biciye mu butayu kubwo kutakumvira. Niba byumva ntibazagira ngo wagize intege nke. Haleluya. Abazumva amakuru yuko utagejeje ubu bwoko mu gihugu cy'i Kanani ntibazagira ngo umwami w'ijuru n'isi yarananiwe. Ngo Imana irangije, haleluya, iramubwira ngo ndagendana namwe. Imana ihabwa icyubahiro. Kuko navuze ko nzabajyana nkazabageza i Kanani, nemeye gukomeza kugendana namwe. Imana ishi, haleluya. Imana yita ku ijambo yavuze, kandi ijambo yivugiye ubwaryo ntijya yemera ko ritakaza agaciro. Haleluya. Mwene da,
nuva mu masengesho, nuva mu bihe byiza byo gusenga, ariko ikintu gikomeye uzitondera ni iri jambo ry'Imana. Uribike muri wowe, ntabwo ari kurivuga, ahubwo ribe muri wowe. Imana ishimwe. Muzahure n'umwizera ibihe byarushije imbaraga. Haleluya. Arakubwira ngo abo twaririmbanye muri rutonde twatangiranye, barabyaye, barashatse, barangije kaminuza, abandi bubatse amazu, abandi bagize ibiki n'ibiki. Njyewe urabona Imana izantabara, ntuzamurenganye. Haleluya. Iyo umuntu adafite ijambo ry'Imana muri we, ibihe bimurusha imbaraga. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana, haleluya, rijya rirusha imbaraga ibihe umwizera ashobora kunyuramo ibyo ari byo byose. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ni ijambo tutari bwirwe dusoma riri muri gitabo cya 2 cya Petero. Imana ishimwe, igice cya 2 ngira ngo igice cya mbere umurongo wa 19. Haravuga ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe. Haleluya. Ngo rijya rirushaho gukomera, ngo kandi muzaba mugize neza nimuryitaho, ngo kuko rimeze nk'itabaza rimurika hacuze iki umwijima, rigacesha ijoro, ngo kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandukira mu mitima yayo. Bene data nshuti z'umusaraba, ijambo ry'Imana rirusha ibihe imbaraga, kubera yuko ritabaza rijya rimurikira umwizera wageze mu bihe by'umwijima. Niyo haba hari umwijima umeze gute, iyo ahantu hari akamuri gatoya, mu yandi magambo ntore bisare nubwo bayizimya tugacana twa dutelefone twacu amatoroshi, umwijima uhita ugira ute? Uhita uhunga. Uko niko n'umwizera ufite ijambo muri we, ibihe byose anyuzemo ntabwo ibihe bijya bimurusha imbaraga. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu mugoroba wongere winjire mu ijambo rikubemo. Haleluya. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tujya mu butayu Satani akatureka. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tujya twiyiriza ubusa Satani akatureka, akaba ngo nzita nzamucogoresha, kuko udafite ijambo muri wowe. Ariko uyu mugoroba dufite ijambo ryahanuwe. Haleluya. Dufite ijambo ryavuzwe n'Imana. Niki cyatuma ugira ubwoba kandi ufite ijambo ryavuzwe n'Imana? Imana ihabwa icyubahiro. Ariko uzi ko Yohana yari yarangiye neza birangiye. Yohana umubatiza yaraguye birangiye. Haleluya. Mu yandi magambo yaravuye mu mwuka birangiye. Kandi muzi ko Yohana yaje asatagura arimbura. Mwibuke ko yagiye mu butayu akabona mwabana b'ishiramwe, ninde bababuriye ngo muhungu umujinya uzatera. Uwase Yohana cyavuze ngo nimugorore inzira z'Uwiteka. Haleluya. Ntabwo muzi ko yabatije umwami Yesu, ariko ageze mu bihe bikomeye, yisanze mu nzu y'imbohe, ngo tuma kuri Yesu, aramubwira ngo ni wowe cyangwa si wowe, mugende mumumbarize ibyo. Atuma abigishwa be, ngo bagezeyo babaza Yesu ngo Yohana yatubwiye ngo tukubaze ngo ni wowe ukwiriye kuza ngo cyangwa dutegereze undi. Kandi mwibuke ko Yohana ubwe yaramubatije, amaze kumubatiza ngo abona inuma ku bitugu bwe, yumva n'ijwi rivuga ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira ni mumwumvire. Mwibuke yuko Yohana yavuze ngo ngende babatirisha amazi, ariko nyuma yanje hazaza urusha imbaraga, uwo azaza batirisha umuriro. Ibyo Yohana yarabyihanuriye ubwe. Haleluya. Ariko ageze mu bihe atumye ngo ni mumubaze ngo niwe ngo cyangwa si. Kubera iki? Ibihe. Ariko Yohana amaze gutumaho Yesu, intumwa zimaze kugera kuri Yesu, Yesu arabihorera, akiza abarwayi, ahumura impumyi, ahagurutsa abari bafite ubumuga. Arangije abwira intumwa za Yohana ngo mugende mumubwire ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, abatumva barabwirwa ubutumwa bwiza. Arongera amubwira irindi jambo ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha. Ngo baragenda babikubita Yohana. Yohana babaza kumubwira ayo makuru, aravuga ngo niwe. Yohana yaravuze ngo niwe. Haleluya. Erega ntabwo ari igitangaza kunyura mu
buzima bwawe. Haleluya! Ntabwo ari igitangaza kuba umuntu umwizera yahura n'uburwayi, ariko mu burwayi Imana yavuganye nawe iki? Ntabwo ari igitangaza kuba umwizera yanyura mu butayu, ariko ubwo butayu uri kunyuramo nta jambo Imana yavuganye nawe. Ntabwo ari igitangaza kunyura mu mpaka, ariko ntacyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Haleluya! Icyo ngicyo rero iyo wagifashe ukagikomeza, haleluya, kijya kigutambutsa mu burwayi ukabusohokamo ukiri mu mwuka, bijya bigutambutsa mu bihe by'impaka ukabisohokamo uri mu mwuka. Haleluya! Kubera yuko ijambo Imana yavuze rijya rirusha imbaraga ibihe. Umubyeyi Imana yavuganye nawe, haleluya, Imana iramubwira ngo ntuzapfe uzarama. Agiye kwa muganga basanga afite ibibyimba mu nda, baramubwira ngo ugiye kubagwa kandi amahirwe make. Iyo operasiyo ntabwo twakwizeza ko izaba heza. Amen. Ngo arangije ababwira ijambo rikomeye, barimo bamutera, barimo bamushyiramo sonde, barimo bamutegura, aravuga ngo hari icyo Imana yavuzeho. Haleluya! Abaganga bati twongeye tugushyiramo sonde neza, ariko akaba ngo hari icyo Imana yavuzeho. Baramwinjiza muri sale d'operation, aravuga ngo hari icyo Imana yavuzeho. Bamuryamisha ku gatanda, aravuga ngo hari icyo Imana yavuzeho. Haleluya! Bajya kumutera anestesi, aravuga ngo hari icyo Imana yavuzeho. Icyo Imana yavuzeho yaragisinziranye mu kinya, arangije aragikangukana, abyuka avuga ngo hari icyo Imana yavuzeho. Haleluya! Haleluya! Erega dufite ijambo ryahanuwe. Imana ihabwa icyubahiro. Bamwita ngo hari icyo Imana yamvuzeho, kuko ijambo riri muri we rirusha imbaraga ibihe. Reka nze mbabwire bizera, igihe cyose ijambo, haleluya, igihe cyose ijambo uzarisoma nk'imvaho rizakubera imvaho. Uwakubwira imvaho nimero 100 kera sinkibyumva wenda kuko haje amaradiyo menshi, ntabwo abantu bacyumva amaradiyo, haje ibintu byinshi bituma umuntu amenya amakuru. Ariko cyane rero ngo imvaho nimero 1000 bingahe, umenye neza ko iyo mvaho nshyashya ariyo yitabwagaho. Nuvuga ngo nimero ya kera, haleluya, yabaga irangiye. Uko niko n'umwizera, haleluya, udafata ijambo ngo arishyire mu mutima we mu buzima bwe rimubera. Urisoma nk'ikinyamakuru, ariko ijambo yirikuye mu mpapuro no mu nyuguti ukaryapurika mu buzima bwawe, rikaba ubuzima bwawe bwa buri munsi. Mu gitondo ijambo ry'Imana rikaba muri wowe, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ukaribyukana, haleluya. Nuca mu mazi ntazagutembana, ukarigendana saa 4, abantu bazaterana ariko sinizaba bateranije, ukarigendamo saa 8, haleluya, haleluya. Saa 9 sinzapfa ahubwo nzarama, nzatanga ingabo nyinshi ziva ku bwawe, bigahinduka ubuzima bwawe bwa buri munsi. Hagitaye ubwoba cyane ijoro, ntabwo tuzantera ubwoba, haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rikaba muri wowe, siko bizaba bagutegereza mwami, ntawe uzakorwa n'isoni, keretse abazava mu masezerano ari nta mpamvu. Haleluya! Wa mwanzi wanjye we, nakurishima hejuru, ntabwo sinzarambarara. Haleluya! Ibyo bikaba mu buzima bwawe. Reka nze nkubwire, Imana ishimwe. Natangiye mbaga ngo ntuzabona umwizera ibihe byarushije imbaraga. Haleluya! Amera nka muririmbyi waje gusezera, baririmbye murabeho, ndabasezeye, ndabona ntabyihanganira, bayobozi murabeho, baririmbye murabeho, ibihe byarushije imbaraga. Imana iguha umugisha. Yo, ndabasabye
ndabasabira uyu mugoroba kugira ngo ijambo ry'Imana rigire imbaraga mu buzima bwanyu. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo Yesu izaborohera, Yesu izorohera umwizera. None se Yesu yavuze ngo ubwo yasabiraga abigishwa be n'abandi bose bari kuzizezwa n'ibyo abigisha bari kuzabwiriza, yaravuze ngo data ndagiye. Haleluya. Ariko aba ngaba bo mbasize mu isi, ntago mbasabiye kuyibakuramo, ahubwo basabiye kuyibarindiramo. Ukabarinda iki? Umubi. Ntago iyi si utavuga ngo ni muri 2022 ibintu bikomeye, guhera mu gihe cya Abrahamu, guhera mu gihe cya Enoke, guhera mu gihe cy'abatubanjirije, nta gihe na kimwe. Haleluya. Abantu b'Imana kuko barwana na Satani n'umubiri ndetse n'isi, nta gihe na kimwe bizatworohera. Ntuzategereze kuba muri paradizo ukiri mu isi uri umwizera. Cyokora wenda uri umupagani birashoboka ko, kuko Satani ntabwo ajya yirwanya. Ariko igihe cyose uri muri uru rugendo uzahura n'ibiguca intege, uzahura n'abaguca intege, uzahura n'intambara z'uburyo bwose. Ariko ijambo ry'Imana ribike mu mutima wawe, icyo Imana yakuvuzeho kibe imbaraga zawe, kugira ngo ibihe ijambo ry'Imana niryo riziba uzaribusha imbaraga. Ugira ngo sawa ufite imbaraga zo guhangana n'isi n'umubiri na Satani, ariko ijambo ry'Imana wabitse muri wowe niryo riguha imbaraga zo kunyura mu bihe. Uyu mugoroba, haleluya, dufite ijambo ryahanuwe kandi rizagenda rirushaho gukomera. Haleluya. Nitabaza rimurika hacuze umwijima. Niba ari umwijima w'uburwayi wagezemo, iri jambo rizamurika utambuke. Niba ari umwijima, haleluya, w'ubuzima bwa buri munsi bw'imibereho ugezemo, iri jambo rizamurika ahacuze umwijima. Rero komera kuko ufite ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Yohana aravuga ngo niwe yongera asubiramo imbaraga. Rero agaciro cyangwa imbaraga z'ijambo ry'Imana mu buzima bw'abizera nuko ijambo ry'Imana rirusha imbaraga ibihe umwizera abasha gucamo. Icya kabiri, haleluya, imbaraga z'ijambo ry'Imana cyangwa agaciro k'ijambo ry'Imana mu buzima bw'abizera. Ijambo ry'Imana mu buzima bw'abizera, haleluya, ni intwaro. Amen. Ni intwaro y'umukristo ikomeye mu rugendo rw'agakiza. Amen. Ni intwaro. Nkuko muzi habaho intwaro zitandukanye. Mu gihe cy'urugamba hari amasasu arasa hafi n'arasa kure. N'umukristo rero ijambo ry'Imana ni intwaro ikomeye mu rugendo. Muzi ko iyi ntwaro ariyo yahawe umukristo mu gihe yari atangiye urugendo ava mu gihugu cy'irimbukiro ajya i Kanani, ngo yahawe umuzingo. Haleluya. Mubwiriza butumwa bati uyu muzingo uzagushoboza mu rugendo rwawe rwose. Imana ihabwe icyubahiro. Rero mu rugendo intwaro yitwa ijambo. Ntago Satani natanyambabwira ngo Satani ntagakangwa n'indirimbo n'ibisirimba n'ibindi, ahubwo ijambo. Muri Luka igice cya 4 nibwo Yesu ngo Satani nawe amaze mu masengesho y'iminsi 40, ngo Satani yaraje aramugerageza ku munsi wa nyuma. Ntabwo yaje ku munsi wa 20, yaje ku munsi wa 40. Yesu arimo yasoza, ngo arangije aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, fatira ibuye uruhindure umutsima urye. Kubera yuko Satani yarabizi ko mu minsi 40 Yesu ashonje. Haleluya. Uko turi hano, buri wese muri uru rugendo cyangwa muri ubuzima bw'agakiza, buri wese afite urugamba rwe. Umubyeyi afite urugamba rwe, urubyiruko rufite urugamba rwabo, umucuruzi afite urugamba rwe, umuntu ukora muri banki afite urugamba rwe, ukora muri ONG afite urugamba rwe, ucuruza intoryi afite urugamba rwe. Imana ishimwe. Rero muri uru rugendo icyo uzarwanisha ni ijambo
ry'Imana. Imana ishi ntago Satani nagutera ngo kubwire ngo uyu munzani bigenze gutya, niba ikiro amagarama 500 ajya hinduka ikiro kugira ngo wunguke. Haleluya. Nuba utari mu ijambo Satani rwose azakunesha, ariko nubwira Satani ngo kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuzana inyungu nyinshi. Imana ishi. Haleluya. Akaba yaraye mu masengesho mu cyumba cyo mu Nyakabanda, mu gitondo akazindukira mu cyo mu Ruturusu, nimugoroba akongera akajya mu butayu bwo kwa Masasu, ariko adafite rino jambo. Amina. Adafite rino jambo ashobora kuva mu butayu, ashobora kuva mu iminsi 40 yarangiza agasambana. Kandi yavuye he? Yavuye mu masengesho. Haleluya. Ashobora guhanura saa 8, saa 12 agakoroga. Haleluya. Kubera yuko agakoroga, none se ntabadiyakoni babaroga bashumba? Ayo mateka musigaye muyumva ngo narozwe n'umuntu twaririmbanaga ngo ku munsi w'ubukwe marene wanje ngo niwe wabigenje gutya na gutya. Kandi marene w'umukristo birumvikana, niba uri umukristo ntabwo uzajya gushaka marene w'umupagani. Imana ishimwe. Uwantwaye umugabo ni umukobwa wo muri korari, uwandogeye umwana ni umudiyakoni wo ku rusengero rw'iwacu, uwanyiciye ubukwe ni mwene data tudusengana. Ibyo se ntabwo mujya mubyumva, ariko umuntu ufite ijambo ry'Imana muri we ntabwo ibyo ngibyo yabikora, kubera yuko imbaraga z'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe bingana no gukiranuka, ukiranukira Imana. Mu yandi magambo, ubunini cyangwa bw'ijambo riri muri wowe, uko ijambo ringana muri wowe niko kwizera kwawe kungana, uko ijambo ringana muri wowe niko gukiranukira Imana kwawe kungana, uko ijambo ringana muri wowe niko kwihangana kwawe kungana, uko ijambo ry'Imana ringana muri wowe niko kunesha kwawe kungana. Imana ishi. Uko ijambo ry'Imana ringana muri wowe niyo mahoro ugira. Niba ugwisha ijambo ry'Imana muri wowe n'amahoro azaba menshi. Haleluya. Niba ugwisha ijambo ry'Imana muri wowe no gukiranukira Imana kuzagwira. Niba ugwisha ijambo ry'Imana muri wowe Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ibyishimo nuko bisangana. Imana ihabwa icyubahiro. Ntukarenganye umuntu nguriya ngo nta kwihangana agira. Niba imbaraga z'ijambo ritari muri we, uko imbaraga z'ijambo zingana muri we, niba ijambo rifite ibiro 3 muri we, no kwizera kuzagira 3. Haleluya. Niba ijambo rifite 95 no kwizera kuzaba 95, Imana ishimwe. Ntabwo byasigana. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo byasigana, ntabwo byasigana. Haleluya. Ntabwo byasigana. Amahoro utunze y'umutima wawe angana n'ijambo riri muri wowe. Yesu yaravuze, yabwiye Satani ngo handitswe ngo. Haleluya. Uvuge ngo nzarwanisha nagiye mu butayu 7, ibya mu butayu 7 bireke. Yesu yaramaze 40. Rero bivuga ngo ngewe ngo ndi umunyamasengesho ukomeye. Niba udafite ijambo ry'Imana muri wowe, ikigerezo kizakugeraho ubwo uve mu byizerwa uvuge ko nta n'Imana iriho. Ugira ngo se abaguye ntago basenze? Ugira ngo abaguye baba barushije gusenga? Ariko abantu bagihagaze mu byizerwa no mu gihe cya corona. Haleluya. Mu gihe cya corona nibwo abantu bibikiye ijambo ry'Imana muri bo bagaragaye. Uve kuri bya bindi ngo turabyuka mu gitondo tukajya gutendereza. Muri corona baraguye abantu babaza primus. Muri corona abantu baraguje. Buri wese yikora
akora ibyo yishakiye ngo birarangiye, ngo nta materaniro azongera kubaho. Ariko Daniyeli yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo abazi Imana yabo abo ngabo bazakomera. Abazi Imana yabo barakomera, abazi Imana baneshesha Satani ijambo. Intwaro barashisha n'ijambo ry'Imana gusa. Imana ihabwa icyubahiro. Va mu ndimi nyinshi, va mu narasenze, ahubwo ijambo niryo rikamya Satani, kuko ijambo rifite imbaraga. Haleluya! Kuko ijambo ryavuzwe n'Imana kandi ntigibasha kwivuguruza. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Satani ngo handitswe ngo wubahe Uwiteka Imana yawe wenyine ari buramya. Ngo Satani arangije amugira gute? Aramureka. Nubwo yamuteze ikindi gihe, ariko icyo ngicyo yari agisimbutse. Yewe mwizera, senga mu butayu ujyeyo. Amen. Ariko ushake n'umwanya usomera ijambo. Hari aho uzagera ugahamagara nimero ya mama Herve nticemo. Haleluya. Hari aho uzagera ugahamagara umushumba nijoro asinziriye. Haleluya. Hari aho uzagera ya mapusi arararira muduhamagarira ngo ipusi irarize. Nta gihe ipusi zitarize. Byabe nimuvuga ngo yamutse cyane irongera iramuka, nta gihe imbwa zitamutse. Haleluya. Nta gihe imiserebanya itazengurutse mu mapurafo. N'ijambo ry'Imana rero bivuga ngo imiserebanya iba mu mazu y'abami. None se niba mu mazu y'abami iyawe imeze ite? Nta gihe abana bato batarize. Hari abarira kubw'abadayimoni, ariko ujye uzibikirira ijambo. Haleluya. Mu mutima wawe uzanesha. Imana ihabwa icyubahiro. Uzareka kugira ubwoba bw'ibintu n'ibindi. Uzarwana nk'umukristo. Haleluya. Kandi uzatsinda nk'umukristo, kuko twebwe tutarwana mu buryo bw'abantu, ahubwo turwana mu buryo bw'umwuka. Kuko n'intambara turwana atari iz'abantu. Niyo mpamvu n'intwaro turwanisha atari intwaro z'abantu, ahubwo turwanisha ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni inkota y'ubugi bwombi. Amen. Ariko ubu muri iyi minsi ijambo uvuga umuntu ngo musome mu Baheburayo. Abaheburayo agatangira kujya mu itangiriro. Muri make ntazi gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishya. Kuki? Kuko azi ko bamusengera, afite abahanuzi, ahamagara abana barwaye, afite abahamagara business iri kugenda nabi. Mbese buri wese na kariyeri ye. Amen. Ubu hari igihe uhamagara umushumba mukuru, ukavuga uti umushumba mukuru iki ngiki niwe ndi buhamagare, iki ngiki ni mama Cedric, iki ngiki ni Joel, iki ngiki ni mama Herve, iki ngiki ni umuhanuzi w'Irusizi, iki ngiki ni umuhanuzi w'Urukara, iki ngiki ni umuhanuzi w'Urubavu. Muri make muri telefone harimo departement y'uburwayi, departement y'imyuka mibi, departement ya finance, departement bidufashe kandi tugirire neza. Ariko uyu mugoroba kuri iyi tariki ndagira ngo nkubwire ngo umukristo ufite ijambo muri we, urugamba rwose ahuye narwo, afite intwaro yitwa ijambo, niyarwanisha, niyatsindisha ibihe byose bimusohoyemo. Iyo amahoro ari make azi ijambo icyo rivuga. Haleluya. Iyo ibibazo bibaye byinshi azi ijambo icyo rivuga. Ibyo rero nibyo bituma amahoro ye aba menshi. Ibyo nibyo bituma gukiranuka ko gukomeza kubaho. Ariko gukiranuka kwe aheshwa n'ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana yacu ishirwe hejuru. Ntago wamenya icyo urwanisha igihe cyose udafite intwaro. Igihe uri ku rugamba udafite intwaro urahuzagurika n'umwanzi akaba yakurasa. Ariko Yesu yaravuze ngo handitswe ngo. Ntago Satani rero uzamuzanaho amakorasi, umenye ko yagutanze. Satani rero yagutanze amakorasi. Nose nimuzi ko aririmbaga ngo amajwi ibihumbi n'ibihumbi icyarimwe. Nose uramuzanaho ijwi ryawe ngo rirukana Satani iryo, uramubwira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo. Haleluya. Kuko ijambo riramurenze. Igituma rega iri jambo ribintu ntari komeye mu rugamba rwose nuko ari ijambo rimurenze. Ntacyo yakoraho ku ijambo, nta nicyo yagabanya, nta nicyo yakongera. Riramurenze niyo mpamvu rimunesha. Icya gatatu, agaciro
k'ijambo ry'Imana mu buzima bw'umwizera. Ijambo ry'Imana mu buzima by'umwizera ni ijambo rirema n'ubuzima, ni ijambo rirema. Iri jambo, haleluya, ni ijambo rirema. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo tutari burisome ryo muri Yesaya 55:10-11 rirabaho nk'uko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru bigatosa ubutaka bikeza imbuto, haleluya, rigaha umuhinzi, haleluya, rigaha umuhinzi imbuto, ngo niko n'ijambo ryanje rizasohoza icyo nditumye, ngo ntabwo rizamanukira ubusa, ngo ahubwo rizakora ibyo njyewe nshaka. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo iri ngiri umenye ko isi ari ryo ryariremye, haleluya. Iri jambo ni ryo ryaremye isi ndetse n'ijuru, ibigaragara, ibikorwaho n'ibidakorwaho byaremwe n'ijambo. Ngo yaravuze ngo habeho, harangije habaho. Ntago mu buzima bw'abizera kugira ngo ijambo ry'Imana rigire imbaraga, haleluya, agaciro duha ijambo cyangwa gafite, sinatwe tukariha, ariko biterwa na buri wese. Rishobora kuba rifite agaciro ariko utabizi ntirikubere ijambo rirema. Iri jambo rirema ibitari biriho bikabaho. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo niryo ryatumye akana ka Yayiro kongera gusubirana umwuka. Iri jambo niryo ryatumye Lazaro wari umaze kane mu gituro yongera kubaho. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo abantu bakerensa, haleluya. Iri jambo rijya rire mu buzima aho butari. Umugaragu w'Imana Ezekiyeli, Imana imutuma, Imana ikora ibikomeye, ngo yari ari mu mwuka, ngo Imana irangije imujyana mu mwuka imumanura mu kibaya, ngo cyari kirimo amagufwa yari yarumye, ngo arangije aramubwira ngo aya magufwa yakongera kubaho. Ngo Ezekiyeli avuga ngo ni wowe ubizi. Ngo Imana iramubwira ngo hanurira aya magufwa kandi uvuge ngo aya magufwa yumye. Mwumve iki? Mwumve ijambo ry'Imana, haleluya. Reka nze nkubwire mwizera, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana ritanga ubuzima. Iyo wamenye ko ijambo ry'Imana rirema, rifite imbaraga zo kurema, ubaho mu buzima bw'ubutsinzi. Ntabwo uterwa ubwoba n'ibiriho, ntabwo uterwa ubwoba n'ibisaza. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo uterwa ubwoba n'amateka n'ibihe, haleluya. Ahubwo uhagarara mu ijambo ukavuga ngo ijambo ryawe Mana rirarema. Barutimayo nta kindi cyamuhumuye. Yesu yaramaze ngo urashaka iki? Guhumuka. Yesu aramubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Barutimayo bigeze mujyana muri hariya bajyana abafite ibibazo by'amaso, yigeze ajya ngo abonane n'umuvuzi w'amaso, ntawe babonanye, ahubwo ijambo ryaremye ibikomeye ku buzima bwe. Uyu munsi mbese abayuda barusha abandi iki? Haleluya. Ese ubu muri iyi si turusha abandi iki? Tubarusha gutura heza, tubarusha kubyara beza, tubarusha kwiga amashuri menshi, tubarusha iki? Haleluya. Uko barwara niko turwara, ariko turwara n'ijambo. Haleluya. Uko bapfusha niko dupfusha, ariko twebwe ntabwo dutaka nk'abadafite ibyiringiro, kuko tuzi neza ko abapfuye bizeye hari umunsi bazazuka. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Niyo mpamvu icyo tubarusha ni kimwe, tubarusha ijambo ryavuzwe n'Imana. Uyu munsi utangire ube mu ijambo ry'Imana, urigenderemo, uriryamiremo,
uribyukiremo, uricururizemo, uryigiremo, urikoreremo fiyansaye, urikoreremo doktora, urikoreremo ubushakashatsi runaka, ariko utari hirya y'ijambo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nujya kurambagiza wibuke yuko Aburahamu yatumye umugaragu kujya kurambagiza mu bwoko bwabo. Imana ishimwe, uvuge ngo nanjye nzarambagiza nk'umukristo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nucuruza ucuruze nk'umukristo, nuba umunyabwenge umunyabwenge w'umukristo, nuba umuntu w'igitangaza mu bintu runaka ubibemo nk'umukristo, utari hirya y'ijambo, ahubwo ibyawe byose bishingire kuri iri jambo, kuko ni ijambo ritanga ubuzima, kuko ni ijambo turwanisha. Harimo intwaro, harimo amabombe ya kure. Imana ihabwa icyubahiro. Kuko hari igihe Satani akurasa akoresheje igikompura. Imana ishimwe. Kandi umwanzi yakoresheje, ntabwo nize ibya gisirikare ariko kamemo ndi umuntu mukuru. Imana ishimwe. Haleluya. Umwanzi ugomba kubanza kumenya intwaro umwanzi ari kuguteresha. Wamara kumenya intwaro afite n'ubushobozi afite, ukamenya nawe ukurwana nawe. Imana ishimwe. None se ubwo umuntu yaba ari kureshisha akabunda karasa hano, kandi wenda uwo muri kurwana afite bya bindi birasa muri kilometero 100, ubwo si uwo muntu mwahangana. Ariko twebwe iri jambo, ibyo Satani yakoreshisha ibyo ari byo byose, inzira zose abadayimoni banyuramo, hano harimo, haleluya, harimo intwaro zirasa ibya hafi n'intwaro zirasa ibya kure. Imana ihabwa icyubahiro. Rero kuko turi mu buzima bw'urugamba, icyo turusha abatizera ni ijambo twasigiwe n'Imana kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Harimo uburyo bwose abizera bajya barwanisha urugamba urwo ari rwo rwose ntibibaneshe. Si uko abizera batanyura mu bintu bikomeye, ariko ijambo ry'Imana riri hejuru y'ibihe. Si uko abizera bataraswa umunsi ku munsi, ariko dufite intwaro ikomeye ibasha gutsinda uburiganya bwose bwa Satani. Si uko abizera batabaho mu buzima bubagoye, ariko ijambo ry'Imana rijya ribasha kurema ibitari biri mu buzima bwabo rikabaho uyu munsi ndetse n'iteka ryose. Dufite ijambo ryahanuwe rizagira imbaraga muri ubu buzima, rizagira imbaraga mu buzima bw'ejo hazaza, rizagira imbaraga kuva mu busore kugeza mu busaza, rizagira imbaraga. Iringiri birihinduka, ibihe byahinduka, umubiri wawe wahinduka wasaza, ariko iri jambo ntirisaza. Muzi ko iri jambo ridasaza. Haleluya. Muzi ko iri jambo uko ryaryoheraga abagize muri 55, muri 63, muri 79, n'uyu munsi baryumvisha baryumvanirisha. Ariko ruwabona ikintu kidasaza. Natangiye mbabwira ngo imvaho y'1,000 ngahe iyo haje inshyashya uravuga utereka njye ku nshyashya. Ariko iri jambo, haleluya, rihora riryoshye, rihora ari ryiza, rihorana uburyohe, ntabwo risaza, ntabwo rivamo icyanga. Imana ihabwa icyubahiro. Abakristo mwiyirize ubusa, muririmbe, ariko musome n'ijambo. Umunsi ntugashyire udafashe ijambo ry'Imana ngo byibura ugire verisi imwe, umurongo umwe, uvuga ati uyu munsi ndasoma muri Zaburi 125. Uwo munsi ukagendera muri Zaburi 125, abiringiye Uwiteka. Aleluya. Ejo ukajya mu Efeso 3:20, ibasha gukora ibiruta kuri ibyo twibwira. Bene da, iri jambo ni ryiza. Iri jambo ntabwo rizigera rishyiramo uburyohe. Niyo mpamvu dufite icyo turusha abatizera. Dufite ijambo ryahanuwe kandi rizarushaho gukomera, rizarasa ahacuza umwijima, kandi muzaba mugize neza nimuryitaho. Turagushimye Data mwiza, tuguhaye icyubahiro kubw'ijambo ryawe. Ni ijambo rirema ubuzima, ni ijambo rirema ibitari biriho rikabaho, ni ijambo ritanga ihumure, ni ijambo ritanga amahoro n'umutima, ni ijambo Uwiteka Imana Nyiringabo
turwanisha mu rugamba turwana n'umubiri n'isi na satani. Turagushimye ko ijambo ryawe rijya rirusha imbaraga ibihe. Ijambo ryawe amazi yiteye hejuru umurabihorera cyane. Uwiteka ijambo ryawe rirusha imbaraga. Turagushimye ko waduhaye ijambo ryawe Uwiteka ngo ntabwo rijya risubirayo ridakoze icyo uritumye. N'uyu mugoroba reka ijambo ryawe risohoze ibyo ushaka. N'uyu mugoroba reka ijambo ryawe rireme ibitari biriho, rimurika ahari hacuze umwijima. Reka ijambo ryawe ritsinde imbaraga zose z'umubi. Turagushimye ko icyo turusha abandi atari amashuri, icyo turusha abandi atari imiryango, icyo turusha abandi atari amashuri n'ubwenge n'amafaranga, ahubwo icyo tubarusha mu ijambo ryahanuwe. Unyemerere iryo jambo ritubere imbaraga, ritubere ihumure, ritubere gukiranuka, ritubere kwizera. Uwiteka rizatugeze mu bugingo buhoraho. Uko niko dusenze dusabira abera bose kugira ngo bakomeze bubake mu ijambo ryawe, kugira ngo umwami w'abami imivu nitemba, kugira ngo Uwiteka umuyaga nuhuha byose nibitugeraho bizamera nka ya nzu yubatswe ku rutare. Unyemerere uturinde kubaka ku musenyi, ahubwo twubake mu ijambo ryawe. Ahandi hose habasha gusenyuka, habasha kugwa, ariko ijambo ryawe rizahora rihagaze, rizahora ari imbaraga, rizahora ari ubutsinzi, rizahora ritabaza mu bugingo bw'abizera. Dusenze twizeye kugira ngo ijambo ryawe rigire imbaraga, turyizere, turimenye, turikunde, turyakire, maze mwami risohoze ibyo ushaka mu mitima ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icyubahiro kibi cyawe mu ijuru, amahoro utanga abe mu mitima y'abizera bose none n'iteka ryose. Dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha.